noneho ndamubwira ngo uwo mwana mumpe mujyana aho ngiye gukora, hari abazungu bita ku barwayi bafite indwara z'uburyo butandukanye, mujyane yo tumenye ikintu uwo mwana arwaye. Yari ameze nabi cyane ku buryo yagiraga, nibo bambwiye ko uwo mwana afite ubwandu bwa virusi itera sida. Bwa virusi itera sida. Byumvikana ko yabuvukanye, ahubwo nta gikurikirana yenda navuga cyari cyabaye bitewe n'impamvu tutamenya. Yiga primaire aba mu rugo iwanjye, arangije uwa gatandatu bahita banyirukana. Ariko kuba narahakoraga ntabwo bari bazi ko mbana n'ubwandu. No wagufashe ku ngufu ntabwo yazi ko bifite. Ariko njye narabimubwiye mbere se njya kuryamana nawe nyine kwa ari kumfata ku gahato, njye naramubwiye kugira ngo ndebe ko yandekura, kuko ayo makosa mu buzima bwanjye nayo nigeze nkora. Yego. Namubwira ati rero wa mugabo we wakora ibiki, njye mbana n'ubwandu. Arakomeza. Yego. Ngo rero nanjye ndatuza ndamwihorera. Umugabo wanjye azi ko mbana n'ubwandu. Arabizi pe, kuko n'imiti biteretse aho ngaho kandi azi iyo miti ye cyari cyo, kuko we yagize amahirwe wenda yo kwiga. Mwarabyaranye? Oya, ntabwo nabyarana nawe kuva tubanye. Mumaze igihe kingana iki mubana? Imyaka ingahe? Si nk'irindwi. Imyaka ari myinshi pe, kuko twabanye hatangiye kubana anje afite umwaka umwe. Turafite umwaka umwe buriya. Umwaka umwe cyangwa ibiri. Umwana akivuka. Nawe afite abana se? Oya, we nta mwana n'umwe afite pe. Ntabwo ajya akubwira ati ndashaka umwana nanjye tubyarane. Mbereyeho iki kweri? Imana yarebye ukuntu ingenza. Ikugenza se gute inshuti yanjye? Ikugenza gute? Ikankuraho nkagenda. Mutima wawe uraremerewe cyane cyane. Julie, aka kanya turi kuvuga numva umeze gute mu mutima? Umva inkuru yanjye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umweko muri ubuzima. Twizere ko mumeze neza muri hose hatandukanye, abadukurikira muri mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda. Yambu mumeze mute? Twizere ko mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Nukuri abo bitangiye gusa naho bitamera neza, uyu munsi ndakwifuriza ko bimera neza kandi ubuzima bukaryoha cyane. Tubigiramo uruhare kandi rukomeye cyane kugira ngo ubuzima bwacu buryohe. Uyu munsi ndi kumwe n'aba bantu, ndi kumwe n'uyu mumama muri kureba ahangaha. Babwire bagabanye urusaku hariya Bahati. Umumama muri kureba ahangaha ari kumwe n'uyu wundi nawe ni umumama, bose ni abamama. Tujye kuganira by'umwe ku buzima bwabo bwa buri munsi. Reka muhe ijambo cyangwa muhe mikoro, ubundi abanza twibwire. Tuguhe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Ikaze. Murakoze. Yego, reka ngufashe neza. Uko rwose ntugakande, wigakanda. Murakoze. Yego. Nitwa Beransira Mukamukomeza. Yego Beransira. Nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Ntuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma. Uyu mwana turi kumwe naramureze. Yego. Murakoze cyane. Yego Beransira, tujye kuganira ku nkuru yawe n'uyu mwana. N'uyu ni umudamu, sibyo? W'imyaka 31 niko yatubwiye. Tujye kuganira rero ku byerekeye n'ubuzima bwe, ariko nawe urabuzamo byanze bikunze. Reka nawe muhe ikaze mu kiganiro. Julie, gafate nk'uko tantine yagafashe. Uko zamura uko. Uraho neza Julie? Ndaho. Umeze ute? Ndakomeye. Uramahoro? Ndamahoro. Imana ishimwe cyane. Amen. Wari ugize ubwoba bwinshi, hano isanzure. Ubuzima ni bwiza, nta bwoba, nta n'ikintu giteye ubwoba kiri hano, sibyo Julie? Twibwire ko umuntu utakuzi. Amazina yanjye nitwa Uwimana Julienne. Yego. Nkaba naturutse mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Ngoma. Yego. Murakoze. Yego, mu karere ka Ngoma. Tugiye kuganira, urabizi?
yego ubuzima se bumeze gute kuri wowe? njyewe ubuzima bwanjye ntabwo bimeze neza pe. ntabwo bimeze neza kuva mu butoya bwanjye kurinda ngeze ngana gutya. ntabwo iyi si yigeze imbera nziza habe na gato. ukomere cyane Julien, sibyo? ni iki kitagenze neza? njyewe ushatse waduha ubuhamya gatoya tukumva. murakoze. njyewe ubundi wenda kuba navuze ko nuye muri Ngoma. njyewe navukiye ahantu bita ku Kibuye muri Karongi. ariko mu kuvuka kwanjye mama na papa biba ngombwa ko bitaba Imana. sigara mfite amezi 4 nk'uko uyu wandeze ari kubibabwira. mu mezi 4 mbana n'umukecuru wabyaraga papa. kubana nawe ntabwo nyine kumva ko nta birenze yari afite, nawe ntabwo yari yishoboye. kubana nawe turabanye, ubwo umukobwa we aza kumukura ku Kibuye kubera ko yari ashaje. ubwo ni nyogosenge. nanjye banzamuramo. kunzamura nahise njya umukecuru ari hariya i Nyanza ya Kicukiro. banjyana i Kibungo kwa shangazi. uyu wari uziranye n'uyu nyine bari baziranye. mbaye aho nyine kuntu bamenyanye kugira ngo nanjye mite nisanga Rwinkwavu. nyine uruhare rwinshi rwabaye urw'uyu na shangazi. byagenze gute se? uruhare rw'uyu na shangazi kumva ko nyine kera njye ntabwo mbizi, ariko kera bashobora kuba barareranwe kuko bose nabo mu ntarimo. kuko shangazi amubwira ko afite umwana ufite ikibazo cy'ubwandu. ariko njyewe kuva ku Kibuye bari barabanje kubimisha nyine ntibanyerura ngo bambwize ukuri ko mfite icyo kibazo nakimenye ari uko ngeze kuyu nyiri n'Ikibungo nyine kuri uwo mushangazi. ariko no kuri uwo mushangazi bajya kugira ntago bigeze bambwira ati gutya na gutya. barambwira ati wowe ugiye kwa shangazi wawe wundi wa Rwinkwavu niho ugiye kuba uri. nshaka kuba navuye aho ngaho narindi mu mwaka wa mbere nimba atari wa kabiri, nta nubwo njye nanabyibuka. ntacyo, reka duhe Belancille ubundi tuganire. yego ntacyo Belancille, yego iyegereze mikoro ubundi tuganire. yego duhe ido nido wa mugani w'ababanyi i Burundi, duhe uburyo burambuye ikibazo cy'uyu muvandimwe Julienne, uyu mwana. murakoze. ikibazo cy'uyu mwana ni ukuvuga ngo nakimenye nkibwiwe n'uwo nyirasenge nk'uko abivuga. anganirira ambwira. tangira ku ntangiriro utubwire icyo dukwiye kumva cyose ku nkuru y'uyu mwana. yego ndumva nari ngiye gutangira uko nyirasenge yamumbwiye. yego rwose. yambwiye ko uyu mwana yavutse ku babyeyi bombi nk'uko bisanzwe, hanyuma nyina aza kugira ikibazo cy'uburwayi. arwara akimara kubyara uyu mwana, amaherezo yitaba Imana. uyu mwana afite amezi 4. noneho uyu mwana arerwa na nyirakuru, ubwo ni nyina wa se, ngo amushyira ku ibere. bari bafite ubushobozi butoya, babaga hariya mu karere ka Karongi. ubu ngubu sinzi niba ari akarere cyangwa icyo, ariko ni hafi n'ibitaro bya Mugonero. yego. hanyuma uwo mukecuru kuko yari afite umwana w'umukobwa utuye hano i Kigali, biba ngombwa ko amuzamura kugira ngo amutunge. yari ashaje. amuzamurana n'uyu mwana. ageze i Kigali rero, ubwo nk'umuryango baricaye baravuga ati reka yenda tugabane sharije. niko ntekereza. uyu mwana aza kwa nyirasenge, uwo tuziranye, inshuti yawe duturuka mu gace kamwe. nibwo rero yanganira arambwira ati mfite umwana umwisengeneza wanjye afite uburwayi, kugeza ubu duhora dutegereje ko yashira mu mwuka. twayobeye indwara, duhora dutegereje ko yapfa, nta kindi. rero nari ngize amahirwe yo kujya gukora mu mushinga wita ku bantu babana n'ubwandu.
uwo mushinga wakoreraga ku bitaro bya Rwinkwavu mu karere ka Kayonza. Noneho ndamubwira ngo uwo mwana mumpe mujyana aho ngiye gukora, hari abazungu bita ku barwayi bafite indwara z'uburyo butandukanye, mujyane yo tumenye ikintu uwo mwana arwaye. Yari ameze nabi cyane ku buryo yagiraga kuninda mu matwi. Yego. Yanindaga mu matwi, yari yarabaye nabi, afite ibibara ku mubiri, adakura, adasa neza, adafite n'iyisura nk'uko mureba yifite. Ndamujyana mugeza kuri uwo mushinga, baramwakira, baramusuzuma, nibo bambwiye ko umwana afite ubwandu bwa virusi itera sida. Yego, bwa virusi itera sida. Byumvikana ko yabuvukanye, ahubwo nta gikurikirana yenda navuga cyari cyabaye bitewe n'impamvu tutamenya. Ubwo rero uwo mushinga waramwakiriye. Yegereze mikoro gutya. Bari bafite ni umushinga wa Partners in Health, bitaga ku barwayi bafite sida, igituntu na malariya. Ubwo rero ku bafite sida babahaga imiti, bafite n'ababaha iyo miti mu gitondo na nimugoroba, babitaga baherekeza. Umwana rero yinjira neza muri gahunda, baramufasha mu buryo bwose, nanjye mushyira mu ishuri kuko n'abana banjye barigaga. Ndumva yaratangiye primaire, niba nibuka neza ndumva yaratangiriye mu wa 3. Yiga primaire aba mu rugo iwanjye, arangije uwa 6 nanjye nari mfite igitekerezo cy'uko ngomba kujya gusubukura amashuri. Nsaba uwo mushinga ko bamunjyanira muri interna kugira ngo ntasiga yanragaye, nanjye nari ngiye kwiga. Bamujyana rero mu ishuri Irukara igahine. Agezeyo ariga nk'abandi bana, rumva nanjye nari muri gahunda zo kwiga, ntabwo nongeye kumenya amakuru ye. Nabaza nyirasenge akambwira ati umwana ari mu ishuri. Uko atakomeje kwiga nyirasenge ashobora kuba atarabimenyaga. Nyuma nibwo uyu mwana namubonye. Ariko hagati aho nanjye ndangije kwiga segonderi, nagiye muri kaminuza ndarangiza. Hanyuma hari umushinga naje kumenya, ndamushakisha ngo uwo mushinga umufashe kuko narinzi ikibazo afite. Uyu mwana ndamushaka ndamubura. Nkurikiranya amakuru kwa nyirasenge arambwira ngo uwo mwana yagiye muri Kenya ngo niko yumva. Mu mwaka ushize 2024 nibwo uyu mwana nongeye kumubona. Ubwo rero nibwo nakurikiranye, nyuma yaho dutandukaniye yabaye aho ate byagenze gute. Yambwiye rero ko yagiye ageze ku ishuri Rukara, atakomeje kwiga, yaharangije umwaka wa mbere gusa. Hanyuma agaruka hano i Kigali kwishakira akazi ko mu rugo. Ageze ahantu gukora akazi iby'abana n'iby'isi murabizi, urugo yabagamo, habagamo murumuna w'umugabo waho, ngo amufata ku ngufu amutera inda, aratwita. Hanyuma baza kuhamwirukana, agenda atwite. Aburaho asubira kwa wa nyirasenge Kibungo. Nyirasenge bitewe n'ubuzima bubi nawe avamo, kumwakira no kumwitaho biramunanira. Akajya uyu mwana agahamagara wari umubereye animatrice handi yigaga. Amubwira ikibazo afite, aramubwira ati naratwise, noneho nanabyaye, ariko kubaho ubuzima bwanjye urabizi ntibyoroshye. Aramubwira ati rero icyo nagufasha, ngiye kukohereza kwa mama wanjye w'umukecuru uba wenyine, ugende ujyeyo n'ako gahinja kawe, mugende mubeyo. Amwohereza iyo ngiyo Ingoma, ahantu mu murenge wa Mutenderi. Umwana amaze kwigira hejuru, amaze kugira nk'amezi 9 umwaka, uyu nanone murumva ko ubuzima bugoye, arongera agaruka i Kigali gushakisha akazi. Uko agaruka gushakisha akazi, na bwa bwanda ariho n'imiti ari kunywa, imiti burya igabanya ubukana, bisaba ngo ubifatane n'ubuzima bwiza, akagenda asubira inyuma. Akazi ari gukora bitewe n'uburwayi kakamunanira, bakamusezerera, akaburi yajya kongera agasubira hahandi umwana ari. Nyuma rero yagarutse inaha i Kigali, uko yambwiye, yamenyanye n'umuntu nawe wakoraga ahandi hantu mu rundi rugo aho begeranye. Bapanga ibyo kubana nk'umugabo n'umugore, ngo barabyemeranwa. Noneho uwo muhungu nawe naramubonye n'amaso yanjye, nawe nabonye atameze neza, ntabwo ubuzima ari buzima neza, nuko yenda ntawe usuzuma undi. Ngo yarazi abantu muri Kenya, ajya muri Kenya gushakirayo ubuzima. Uwo muhungu uyamusiga hano i Kigali. Bigeze ahamutumaho,
birashoboka ko ngo ashobora kuba barajyanye yarazi kwitubwira ntacyo uwo muhungu we muri Kenya ngo yarahazi neza yarasanzwe ahajya barajyana bageze muri Kenya bwa buzima butabona n'iyi miti twebwe burya mu Rwanda rwacu dufite organisation nziza mu buryo bwose abura imiti ararwara cyane hafi gupfa hanyuma sinzi umuntu wabagira inama ngo nibajye kuri ambasade uyagaruke mu Rwanda kuko ameze nabi abashe gukomeza gufata imiti yagiye kuri ambasade y'u Rwanda muri Kenya baramufasha bamuhitike arongera aratega araza agera hano i Kigali aratega ajya kwa nyirasenge yego ugasanga na wa mwana we yarakuze yegeye hejuru ariko nabwo mu buzima bugoye wa muhungu nawe yageze igihe aratega aragaruka asanga uyu nguyu babana aho ngaho i Remera mu karere ka Ngoma ubwo rero yewe amakuru yabo nayamenye uyu nguyu nsanga ari kumwe n'uwo muhungu nako kana kataraka uwo muhungu ka wa muntu murumuna wa boss yakoreraga yego wewe umufashe ku ngufu yego kugeza ubu ako kana baragafite n'uwo mugabo bari kumwe uyu nguyu gusa ntabwo bari mu buzima bwiza yego ndashatse icyo namumarira nanjye ndakibura ko kugeza uyu munsi nubwo nababwiye ko nize ntago ndabona akazi nuko ubwo ni muri ubwo buryo nashakishije uburyo ahantu hose inzira zose uyu mwana yabona ubufasha ubu muri no minsi yagiye ku murenge bari kumwe ari kwiga ibintu byo kudoda basi ngo hari imishinga igiboneka bene aho mu mirenge ngo abashe kumenya kudoda yenda bazamutera inkunga gusa ibyo ubumenyi ari kubwiga ariko mu buzima bwo mu rugo nta kigenda nta cyo kurya nta cyo kunywa ntibagira aho baba agira gutya akamamagara kuri telefone ati mama ndapfuye mbigenze gute nanjye nkaba nta bushobozi mfite yego icyo nshoboye gishoboka cyoroheje ndakimukorera ariko ntago nakora igihe cyatunga umuryango ibihe byose ku buryo uwo muryango ufite ubuzima bumeze nabi gutya nagira aho mbageza nkanjye ni muri ubwo buryo naje kubiyambaza ngo mudufashe turebe ko uyu mwana w'umunyarwanda gihe namwe n'u Rwanda muri rusange dufatanije yagira ubuzima bwiza hamwe n'umugabo we n'umwana we murakoze muhe mikro wabonye ukuntu tantene ayifata nawe ifate gutyo Julienne Julien ndashaka utubwira hano turi mu kiganiro inkuru yanjye sibyo inkuru yawe mama Belancille amaze kuvuga sibyo nawe ugiye kutubwira byagenze gute kugira ngo uhure n'uwo musore wagufashe ku ngufu uze no kuduha urugendo rw'uko waje guhura n'umugabo wawe n'ibyo mwacanyemo murakoze yewe mu by'ukuri ni ahantu ho nakoraga ubwo bosi na mabuja bari bagiye mu majyaruguru mu bukwe ariko arabatwara amaze kubatwara bagejejeyo bageraga imodoka ebyiri bosi yatwaye bamwe atwaye umugore we ubwo n'abana nawe atwara abantu nyine ba famiye baba hano i Kigali birangije arabatwara agezeyo arongera agaruka hano i Kigali ariko abatayeyo nandi mu rugo ngenyine hari ninjoro mu by'ukuri nge nta kintu nari bukore hano ni mu gipangu nta wundi muntu urimo kandi n'uwo ngo twavuga ngo wenda twakundana ngo yabaga ku kindi gipangu hirya ntabwo twabanaga kubirangije yaje nyine mu by'ukuri yakoze ibyo akora kuko n'ubundi nta kundi kuntu nari bubigenze nta kundi kuntu nari bubigenze nta nubwo nari butake ngo bikunde nk'ubundi muri iryo joro nta muntu wari bunyumve bimaze kugenda gutyo koko hashize n'iminsi hamaze gushira iminsi ubwo nyine mbona nanjye kujya mbona ibimenyetso cyo kuba ntwite igereza mikoro gutyo yego cyo kuba ntwite yego njya muri farumasi nyine njya kugura ka test kako kwipimisha yego ndipima koko nsanga ndatwite mbwira mabuja na mwata ariko rero nubwo ndi hano mumenye ko ntwite ese utwite yandi ati ngewe ntwite ya Donati mu by'ukuri ntago bigeze babyemera ntago babyemeye n'umuhungu nawe na mama yaraje icyo gihe ninjoro aparitse imodoka nabwo ati Donati umenye ko ntwite
kandi nta hantu mfite ho kujya, byanga byakunda uramfasha. Umuhungu nyine yahise agira gutya aca aragenda, nongeye kugaruka nanjye aho nyine bahita bansezerera. Amaze kunsezerera nyine nsubira Kibungo, aba ariyo ngenda mba ndabyara, ariko nabwo bansezereye nararwaye ibintu ku mubiri nyine zora, nararwaye zora, bahita zora nyine zona. Yego, ngo bahita zona. Narayirwaye hano ku mabere nyine hose, hano hose yarababa yaragize kandi nanatwite. Yego, nari nanatwite. Ubwo rero babonye ko bigenze gutyo bahita banyirukana. Ariko kuba narahakoraga ntabwo bari bazi ko mbana n'ubwandu. No wagufashe ku ngufu ntabwo yazi ko bifite. Ariko njye narabimubwiye mbere se. Njya kuryamana nawe nyine kwa ko ari kumfata ku gahato, njye naramubwiye kugira ngo ndebe ko yandekura, kuko ayo makosa mu buzima bwanjye nayo nigeze nkora. Yego, namubwira ati rero wa mugabo we wakora ibiki, njye mbana n'ubwandu. Arakomeza. Yego, ngo rero nanjye ndatuza ndamwihorera. Ubwo rero nyuma yaho nibwo nyine naje kurwara ibyo bintu, mbwira mabuja ndamubwira ati rero awe ahita avuga ngo ni nahe, ngo uwo mwana navuka ngo nzamutware ngo bamurebe ngo nimba ari uwabo koko. Njye naragiye Kibungo baho mu buzima bubi nyine. Ubwo dufaranga nari mfite njya gushaka mituweli kuko nari nangiye gushira hano mu Rubavu. Njya kwa muganga ndivuza, bampa imiti birakira, n'umwana wanjye mu nda bamukurikirana. Umwana nagiye kwa muganga merekejwe na shangazi, ndabyara neza, ndanabishimira Imana. yego, Ubwo mu kubyara neza ndagaruka, ariko kwa shangazi koko naho nta buzima bwari buhari, no kugira ngo mbone ifu y'igikoma byari ikibazo. Nawe afite abuzukuru benshi barunze aho b'abakobwa be. yego. Ubwo rero ndavuga ati rero reka mpamagara umwanimatrice n'ubundi Rwinkwavu, ubundi ni nawe wanankurikiranaga ku miti. Yazaga Rwinkwavu afata imiti akayinzanira. Yego, ubwo rero birangije muhamagaye abarambwiye ati rero njye mfite mama arashaje, ariko afite abamuzamutendere, reka nkujyaneyo mwe muri kumwe. Ndavuga ati nta kibazo rwose. Nagiye mutendere ntari nanakomera, menya nari maze nk'icyumweru mbyaye. yego, naragiye mba mutenderi n'umwana, naho ubuzima bugomeza kwanga, mbura amashereka mu mabere, umwana buri byo yonka. Nuko ndavuga ati rero, ariko animatrice we aza kugera angurira nido yo guha umwana Kigozi. Yego, amata y'umwana. Yego, ariko bigezeho nawe akazi baramuhagarika Rukara, aho yari animatrice. Arambwira ati rero ubuzima ndabona bukomeye Julienne, umwana amusigira umukecuru, usubira i Kigali ujye gushaka akazi. Ati kuko ntago byakunda, n'ubundi umwana niyonkaga. Umwana aramusize nyine ndongera ngaruka hano i Kigali. Ubwandu niko bari barakubujije? Hoya, nari narabuze amashereka. Amabere yanjye yarabyimbye, ariko amashereka ntayo yari arimo, nyine yararaga arira akirirwa arira kubera ko nta kintu yabonagamo imbere. Yego, ngo rero umwana ndamusiga njye i Kigali. Njana i Kigali rwose nakoze nari hakurya Kicukiro centre. Akazi pe karananira, nongera kongera kujya nzana ibiheri ku mubiri, kandi nta miti wafataga? Imiti nari nayitwaye, ariko kubera ko mu by'ukuri umuntu avugisha ukuri, kubera akazi ko mu rugo buriya hari n'igihe ukora akazi ko mu rugo bitewe n'abantu ukorera bakakugora. Yego, kugira ngo mbone wa mwanya wo guhumeka ntawo nari mfite. None imbaraga ziragenda ziracika, nangira kurwara rwose. Nanavuyeyo menya nararwaye ikintu cy'igikorora n'ibicurane bidakira, nkorora hano mu gatuza nkababara. Ubwo ndongera ndataha nsubira i Kibungo. none se wenda wa mugabo nsubira inyuma gatoya, ajya kugufata ku ngufu, wa musore kwa boss, murumuna wa boss, wamubwiye ko ufite ubwandu bwa virusi itera sida? Narabimubwiye. Ntabwo yigeze kwiyaka? Yarakomeje? we yarakomeje akora gahunda ashaka gukora. Nyuma se wenda ntabwo yigeze yicuza avuga ati mu byo wabonye, avuga ati wenda nanjye ndanduye
mu by'ukuri none se ngiye mu bintu nanatekereza yenda ashobora kuba yarabuze nomero yanjye cyangwa ngambwira ati yaranduye cyangwa ambwira ati ntago ari byo warambeshyaga kuko kuva yakora ibyo ntago nongeye kumubona na n'ubu ntago wambwira ngo are ntabyo nzi n'umwana nta n'uwazi kandi fotokopi umwana yaje asa nk'abi wabo. Azi ko wabyaye se? Simbizi nimba bizi njye ntabyo nzi. Nese ahandi wakoraga ugeze ubabwira ko wabyaye umwana wabo? Aho nakoraga hari umumama bari baturanye ariko ubu yagiye hanze. Njye naramubaje arambwira ngo barimutse niba baragiye za Ngororero ntago mbizi ariko aho babaga ngo ntabagihaba hano mu mujyi wa Kigali ntago bakiri hano nta kigo bajyana. Urumva bari abantu bafite ubushobozi bumeze gute? Tubwe ko bafite amamodoka ngo ngahe wabonaga bafite ubushobozi bumeze gute? Barabakire none se nimba bosi yatwaraga imodoka imwe n'uwo muhungu atwara indi uwo mugore we yacuruzaga inzoga arafite akabari gakomeye ubwo bavanaga amabuye iriya za Ngororero y'agaciro bayazana muri Kigali. Nta na rimwe wenda se wumva ufite aho bashakira amazina yabo urayazi nubwo tutaza kuyavuga kuri kamera ku buryo wavuga uti nzamushakisha gutya? Gereka nkubwire mu by'ukuri umuhungu nanzi ko yitwa Donati ariko bose na mabuja amazina yabo ntuyavuga ariko ntago navuga n'ubundi ntago nyazi kuko twahamagaraga mama Anje na papa Anje. Yego urabona iyo ukora ntago kupfa kubona kumenya amazina ya bose ntago bijya bikunda pe nkuko nawe akenshi ukunda kuva n'ahantu bakubwira ati tantine batazi izina ryawe. Yego nuko waje gushaka undi mugabo byagenze gute duhurwa rugendo narwo Julien? Ngewe gushaka uriya mugabo mu by'ukuri nyine we yakoraga hepfo yanjye ari umuzamu ariko kuko nari ntwite kubimubwira nyine mbona nimbimubwira biri bube ikibazo. N'umugabo ko twite yego nabanje kubimuhisha bimuhishaho nk'iminsi ariko nyuma ndamwati rero nkubwiza ukuri ngewe ndatwite kandi ngiye mbana n'ubwandu kubundi bwandu bwangiye ngo kubyakira ntago nanubu nari nabyakira ariko ndabivuga ko ndwaye nabo bufite kuko bundi ntabwo nasaruye narabuvukanye. Yego rwose yego ariko nkubwiza ukuri ndamwati ngewe ndatwite mfite n'ubwandu. Yego komera Julien komera humura soma ku mazi komera ikomerere cyane sibyo? Yego reka bakuzana ko kwihanaguza komera yego komera rwose inshuti yanjye komera banza utuze sibyo? Ngaho nuko nyine iyegereze mikoro. Yego nuko ndamubwira ati ngiye mbana n'ubwandu ubwira uwo musore aguteretaga. Yego ndamubwira ati mbana n'ubwandu ariko mu bwandu bwanjye narabuvukanye. Yego arambwira ati se ababyeyi bawe bariho? ndamubwira ati nabo baragiye ariko nubwo bagiye kuko n'ikintu ngiye kinanambabaza yego kuko pe nari mfite famiye nini ariko ikintu cyambabaje nuko nabayeho ntibabimbwira nkanatekereza ati se iyo naza kugira uyu nguyu ngo anyitangire ngewe rwose mba naranapfuye ntabwo mba nyiriho kandi byitwa ngo mfite famiye barahari
nuko ngiye mubwiza ukuri navuga ati ubwandu ndabufite, narabuvukanye, ndatwite, n'iyo nda mfite nayo nari narateguye, ariko nimba unkunze unjyane, kuko n'ubundi nanjye naravugaga ati n'ubundi nindamuka izo nzira z'ikibungo niho handi nzaba ngiye mu buzima bubi, kandi koko nabugiyemo nubwo twabanye n'ubundi narabyaye, ariko ibyo byose yarabizi ko bindiho. Nyine twabanye nyuma mvuye muri Kenya ubwo nabanye nawe. Reka ntabwo uri kwitubwira neza wibicamo ubwo ukuntu mwaje kubana, ukuntu waje muri Kenya. Muri Kenya twabayeyo by'ukuri, nari nabonye akazi, nafite akazi, ariko umurwayi nyine biranga, ndagenda ndwara ibintu by'ibiheri bikajya bivamo amazi. Ariko nanone aho nari nasize umwana nabo ntibambanire, ukajya usanga buri gihe bari kumamagara ngo umwana ngo bamugonze, ngo umwana ngo yagize ibiki, ibintu byinshi noneho binshanganya mu mutwe n'ubwo burwayi nari mfite. Ubwo njya kuri ambasade, nyine umuntu atugira inama, aravuga ati rero nimba kubera ko impamvu nagiye kuri ambasade ibyangombwa byanjye byari byaratakaye, indangamuntu, ibiki, ibintu byose. Ariko nyuma yaho ngize Imana nza kubibona, ariko kuri ambasade nari navuyeyo ubundi bamaye ibyo bipapuro. Nyine barananegera, barandababwira, nyine nagezeho mbabwira ikibazo cyanjye, ndabwira nta bushobozi mfite ko nari narifujije ibyo bintu, nta dufaranga, nta kintu, amafaranga nsigaranye, n'umugabo nawe akazi byaranze nyine kari karahagaze kubera imyigaragambyo yari imaze iminsi iba muri Kenya ya Ruto. Yego. Ubwo rero abanyarwanda nyine kujya gukora byari ikintu cy'ikibazo. Ubwo byanze umugabo we asigarayo. Njye navuga ati rero reka ngende njye mu Rwanda njye kwivuza, kuko muri farumasi yaho nagiye kubaza ikinini kimwe kuri ibitunywa nuza yanjye nanywaga, bambwira ko ari 5 by'amanyakenya. Ni menshi cyane, ni menshi y'amanyarwanda. Yego. Ubwo rero ndavuga ntabwo byakunda, naraje nukuri ndashimira n'u Rwanda rwacu, naraje meze nabi, nduhukira koko aho Kibungo kuri uwo mushangazi, mitanjya kwa muganga. Nabanje kujya kwa muganga ko hahandi hari umwana nanze kujya kumuzana nkifite ibyo birwara nyirwaye, noneho nibyo bari barambwiye, ndavuga se koko ningenda nkasanga umwana wanjye ibyo bambwiye nibyo birabe ibindi. Ndavuga reka mbe muretse mbanze nivuze. Naragiye Remera ku kigo nderabuzima cyaho, ndagenda mbabwira ukuntu bimeze, barongera barampima, nyine barabasirikare nari mfite, aravuga ati n'abasirikare banjye bari bamaze kuba bake, naringiye birangije bampa ibinini ndabinywa, ndashima Imana. Kakabiri niko mfite. Ako kabiri niko ufite. Ufite ikibazo cy'amatsiko, umugabo wawe mubanye gute? Yakwemeye cyangwa mwakundanye? Azi ko ufite virusi itera sida? Murakoze. Umugabo wanjye azi ko mbana n'ubwandu, arabizi pe, kuko n'imiti biteretse aho ngaho, kandi azi iyo miti ye cyari cyo, kuko we yagize amahirwe wenda yo kwiga, azi ko mbana n'ubwandu. Ikindi cya kabiri, ukuntu tubanye, umugabo wanjye ntanywa inzoga, ntanywa itabi, ni umuntu witurije w'aho ngaho. Nubwo nyine niyo twaburaye cyangwa twabwiriwe nuko, cyangwa hari n'igihe mbura ibyo neka cyangwa nkabura icyo turya, abagira neza bakaba bamfasha cyangwa bakaba bagaburira umwana wanjye akarya, kandi nawe akabibona ko nta kundi kuntu byagenda. Wenda mwarabyaranye? Hoya, ntabwo nabyarana nawe kuva tubanye. Mumaze igihe kingana iki mubana? Imyaka ingahera si 7. Imyaka ari myinshi pe, kuko twabanye hatangiye kubana anje afite umwaka umwe. Turafite umwaka umwe buriya, umwaka umwe cyangwa 2 umwana akivuka.
yarakiri mutoya. None se mbwira umufata gute uwo mugabo wawe? yereka mubwire umugabo wanjye ngenda mwubaha cyane kuko yamaye agaciro kandi yihanganiye ibigeragezo twahuye nabyo tubijyanamo na n'ubu turacyari kumwe. Ntabwo yari yavuga ngo reka nze mbajugunye mu nzu ngende kuko ubuzima tubayemo ntabwo bworoshye. Niyo ukwezi kw'inzu kwashize nyine ubwo tuyicaraho nyine tugatuza. Ntabwo ajya avuga ngo reka mbajugunyemo ngo ni akazi kabo ngo we n'umwana we nibibareba. Umugabo wanjye ni ukuri nta kintu namushinja. Nawe afite abana se? Oya we nta mwana n'umwe afite pe. Ntabwo ajya akubwira ati ndashaka umwana nanjye tubyarane? Mu by'ukuri njyewe twarabanye hashize iminsi umwana agize nk'imyaka nk'ibiri 3 4 gutyo nari mfite agapira k'imyaka 5 mu kuboko kwanjye nagakuyemo nyine kugira ngo nawe mubyarire basi avuga ati uyu mugore aranankunda. Kugakuramo kuva nagakuramo nyine urubyaro rwahise rugenda kandi nawe nanjye sinzi ikibazo gihari ntago mbizi ariko nakonyekeza ko ikibazo cyaba ari njye kuko nabajije kwa muganga bambwira ko hari igihe nyine agapira kiriho kandi agapira k'imyaka 5 ni igihe kinini kandi nawe ndamubwira ati rero yarambwiye ati ngiye ntabwo nshobora kujya kuvuga ngo ndabyara ahandi ati ubwo nyine umwana nabura tuzarera uwo nta kundi n'Imana izaba yaraduteganyirije. Mumufata ariko nk'umwana wanyu mwembi? Umwana wanjye ntabwo ajya amutoteza. Nimba yabonye utwo dufaranga araza yamuzaniye akabiswi cyangwa akabombo amufata nk'umwana we pe. We ni n'umwana we kamere kandi n'umwana nawe ntago azi ko ari wese nta wundi isazi rwose nta wundi azi kuri ari wese. Ntabwo bigeze bamuca intege bati ushakanye na Julienne ufite ubwandu bwa virusi itera sida ibintu nk'ibyo ngibyo Julienne? Ibyo ntago byabura narabivugaga cyane ariko we mu mutwe we ntabyo yigeze avuga ngo ari marikamo ngo bigume mu mutwe avuga ati Julienne arwaye sida ntago tubana. We yaravuze ati ntago bishoboka naramukunze nawe yarankunze tugomba kubana paka ubwo nyine iyo sida nishaka kunzaho ntacyo tuzafatikanya nawe mu rugendo. Ntujye umubaza uti wanyemereye iki mugabo mwiza? Byagenze bite kugira ngo unyemere? Oya mu by'ukuri ikintu wa muhungu cya mbere yanyemereyeho ubundi njye ntabwo najyaga mvuga. Ntabwo najyaga mvuga nari umuntu witonze waho wibire yaho kuko akenshi njye nakundaga no kujya gusenga mu banyagatulika mba muri korari kwa Karirosi. Nyine yari umuntu ubona ko mu buzima nyine nihaye Imana mu buzima bwanjye. Watubwiye ko ngo utarakira ko ufite ubwandu bwa virusi itera sida utiteye wavukanye. Bimeze bite Julienne? Rero kamubwire impamvu njyewe ntari niyakira mu by'ukuri uyu niwe kwa ko twabanaga we yankoreraga intuza we yarampumurizaga akambwira ati ibi bimera gutya nukugomba kubyakira. Ariko ubu ngubu aho nagiye dutandukanira nubwo ngubwo banavana ku kibe kuko no muri byo ntago nari mbizi ariko twagiye dutandukana nkabona n'ukuntu banyirengagiza nkabona n'ukuntu batama agaciro ngo banavuga ati uyu mwana moni yaramusize reka tumufashe tumwiyegereze mu buzima bwe bwa buri munsi. Nibyo bintu nyine bimbabaza nkavuga ariko ubundi ubu mbereyeho iki kweri Imana yarebye ukuntu ingenza. Ikugenza se gute shuti yanjye? Ikugenza gute? Ikankuraho nkagenda. Mutima wawe uraremerewe cyane cyane. Julie aka kanya turi kuvuga numva umeze gute mu mutima?
muri wowe? hatangiye kuruhuka gake gake. Oya, ntabwo uraruhuka. Muri wowe urumva umeze gute? Amarira ashoka, ni kiri kuza mu mutima gituma ushoka amarira menshi? ikintu gituma amarira ashoka nyine n'ubwo buzima nabayemo, n'ubu ngubu ndimo. Ntekereza ukuntu tubayeho n'umugabo ntaki, n'umwana ariga, nyine ndasabwa ibintu byinshi kandi njyewe nta bushobozi mfite bwo kuvuga ngo ndihaza ngo mbe nakemura ibyo bibazo byose. mu gitondo njya kuza rwanjye yambwiye se ma ugiye, nambwiye ati rero hari ahantu ndaje mu kanya urambona, ngo yewe ngo nugenda ngo unzanire udusoke se. wazi ko nyine we umwana wanjye abona nyine ko nta kibazo, ariko njye ikibazo nkakibona, cyangwa ukabona hamwe hari aho nicare nka hariya ni nk'ahantu kurakaza ngo ariko ngo uri kure pe, ngo uri kure. nanjye nyine ntabwo mbizi, kereka Imana nimba ari izampindura, ariko ntabwo mbizi pe. dutangira ikiganiro wari kure pe, dutangira ikiganiro umeze gute, cyangwa tutaratangira ikiganiro? nari mfite ikiniga ku mutima wanjye. Giterwa n'iki? Giterwa n'ubu buzima ndimo, giterwa buriya no mu buzima ibi binini tunywa bisaba kuba wagize wariye wanyweye. kinini ndakinywa ugasanga ndi kuzungera, ugasanga ndi kurwana n'ubuzima. ngo rero biragoye, birumvikana. wumva ubuzima bwahinduka uko habaye iki Julien? nyine ndi imbere yanyu nk'abavandimwe. ndavuga wumva ubuzima bwawe ari nk'iki cyaza mu buzima bwawe, ukumva ko nibura ubonye ibyishimo utigeze ubona mu buzima? kubaho neza mu buzima bwanjye, ukabona icyo ushaka. Imana ibigufashe. ufata gute uyu mama Berancille? njyewe mama mufata nka mama, kuko kuba mpagaze gutya niwe, ni ukuri iyo biza kuba atari we njyewe mba narapfuye, ntabwo mba nyiriho. kandi byitwa ngo mfite famiye zihari, ariko uyu nguyu yandwanira ishyaka anyirukaho, ndinze ngana gutya yenda nubwo nawe nta kundi kuntu aba ameze, ariko ibishoboka byose nyine uko ashoboje aramfasha. yego, uramukunda cyane. yego, Imana ikomeze ibateze imbere, ibafashe, mwihorere. yego, ibafashe kandi bizagende neza. ni iki yagukoreye ukumva umutima uranyuzwe? ngewe ikintu yankoreye nkumva umutima wanjye uranyuzwe. nkigera Kibungo, tukigera Kibungo tuva iriya muri Kenya, yamaye igishoro cy'ibihumbi 10, arambwira ati mwana wanjye genda ujya kurangura izo nyanya, nubwo warangura ayo mabasi 2 ukajya udandaza ukaraba ko mwabona uwo munyu. icyo nicyo cya mbere mushimira, yarakoze kandi abashije kumfata mu mugongo gihe ubw'abandi bari bandeberagaho. ikindi mushimira kuba yarangejeje Rwinkwavu, nubwo ntiza nyine kwigana byanze, ntabwo byari ngewe, byari ubuzima nari nibereyemo. numvaga mu mutwe wanjye nta kintu kirimo, numva ntekereza ibintu byinshi, ndavuga ati reka kwiga ngiye mbireke. utekerezaga iki icyo gihe? icyo gihe ngewe kujya ku ishuri najyagayo pe, barandihiraga, ariko kubona ku gakweto, kubona twenda tw'imbere tw'umukobwa tw'iki bikaba ikibazo.
cyangwa ukabona umwana muri alimantasiyo ari kurya ku karindazi ayo mata iwabo baje kumusura ngewe ngatekereza ibintu byinshi byarapfuye mu mutwe birumvikana ndavuga se abandi barabasura ngewe wapi ndi muri doro ndambara akamambiri ndagenda mu ishuri nta dukweto dufunze mfite nyine birancanga ndavuga ati reka mbyihorere kwiga mbireke muhe mikoro uyu mumama nawe tumubwire mama Belancille karame mbwira kugira ngo wite kuri uyu mukobwa uyu mubyeyi uyu mudamu reka mwite umwana kubera ko imbere yawe ni umwana kugira ngo umwiteho ntacyo mupfana ntacyo gukomeza kumukurikirana ukaba gutekanye mujyane ku nkuru yanjye nabwo ntawamenya reka dukomeze dushakishe ubuzima kubera iki murakoze njye numva mu kuremwa kwanjye imana yarandemanye umutima w'urukundo noneho n'ikindi nabaye mu yenda singiye kuvuga ubuzima bwanjye ariko nanjye aho nakuriye mu bantu batari ababyeyi banjye nkajya ndeba ukuntu banyitaho bita no ku bandi bantu bari abapasiteri bintera urukundo cyane mbonye uyu mwana mugirira impuhwe nkumva nkajya mvuga ngo nk'ubabaye ari uwanjye namurojeta namushyira hirya nkumva urukundo rwo kumukunda ku buryo aho nakoraga namujyanyeyo abantu bahakoraga twakoranaga ntibemere ko tudafitanye amasano bakavuga ngo ni gute ufata umwana ufite ubwandu ukamushyira mu bana bawe ntiwumva ko ari risike nkavuga ngo ese uwanjye nabyaye aramutse agize icyo kibazo nabigenza gute nkumva imana yampaye urukundo rwo kumukunda nk'umwana wanjye bwite bikomeza gutyo rero no mu busanzwe no muri sosiyete numva nkunze abantu iyo umubonye abayeho gutya wumva bidashengura umutima wawe wenda udafite ubushobozi bwo kuba wamufasha iyo mubonye gutya birambabaza akantura ibibazo ntafitiye igisubizo ni muri ubwo buryo numva nashakisha uburyo bwose ku buryo yabona ubuzima bwiza nawe akavuga ngo mama wandeze hari icyo yangejejeho kuko gifatika ni muri ubwo buryo nanashakishije ukuntu nabageraho nkavuga ngo uko biri kose imana iri kumwe natwe hari icyo yakora uyu mwana akagira ubuzima bwiza cyane reka turasoze ikiganiro inkuru yanjye wumva umuntu kutwumva muri kano kanya wumva yabafasha iki Belancille ndavuga ku mpande ebyiri ku bwanjye ngize umugisha nkabona akazi kuko aho ndangirije kaminuza nta kazi ndabona warangije ryari narangije mu mwaka wa 2022 yego nakaba narangije mbereho ariko ikibazo cya covid cyatumye turangiza bitinzeho gatoya ariko kuva ubwo sindabona akazi hano hose mbashije kudepoza kubera imyaka mfite ntabwo banyemera wize biki nize social worker ntabwo ndabasha kubona akazi uruhande rwanya nkavuga ngo mfite ubushobozi najya mfasha uyu mwana uko nanjye nshoboye ku ruhande rwe agize uburyo yabona inzira zamuha imibereho myiza byambera byiza njye numva mwifuriza kuba yafite inzu ye atuyemo kuba yenda yabona nk'igishoro agakora kuko azi ubwenge imirimo ijyanye ni isaba imbaraga ntabwo yayishobora ni muri ubwo buryo navuga ngo yenda niyacuruza utuntu dutoya bitewe n'agashoro mbashije kubona gatoya akibeshaho ariko afite igishoro yakora afite aho atuye akaba afite ikintu akora gishobora kumuha icyo ibyo cyangwa imibereho ya buri munsi numva byanshimisha yego vuga nimero ya telefone ubundi dusoze ku muvandimwe uri kutwumva muri kano kanya ntabwo mvuga byinshi Belancille umvise ukuntu yabereye umubyeyi Julienne nawe umvise ibikomere bye yahuye nabyo kuva akiri umwana muto w'uruhinja n'uyu munsi byamukorogoshe mu mutwe bitewe n'uko nyine ari byo yabonye atigeze yitera so mureke rero dufashe Belancille dufashe Julienne by'umweko kuva muri ibyo bintu navuga ngo byashenguye umutima n'uyu munsi bikimushengwa uyu muvandimwe Julienne
byari byamugoye numvaga no kuganira atabishobora ariko Imana ishimwe. Berance vuga nimero ya telefone yawe. Telefone yanjye ni 0788 25 43 82. Uyu nta nimero agira. Telefone urayifite? Ufite nimero ya telefone? Akoresha telefone y'umugabo we. Uyu mugabo we bazagucaho niba gushaka. Sibyo byiza se? Yego. Niba gushaka bazaguceho, niba mushaka bazaguceho. Nta kibazo. Ugende umurebe wundi avugane nawe wamushaka, sibyo? Yego. Cyane rwose. Sibyo Julienne? Yego. Imana ibaho umugisha, ni ukuri twizere ko uri kutwumva ku nkuru yanjye afasha Julienne kubona ubuzima, ati gufata iriya miti utariye nta kintu cyo gushyira mu nda no kuzengerera zenge, urumva gukora atari ikibazo. Gukora atari ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane. So mureke dufashe Julienne, turadufasha umuryango we, turadufashije umwana, turadufashije umugabo, ndetse turi neza Berance wamugiriye neza ndetse akakomeza kumuzirikana. Imana ibarinde ibaho umugisha. Berance ongera uvuge nimero ya telefone yawe niyo dusereje. Telefone yanjye ni 0788 25 43 82. Umva inkuru yanjye